umunota w'ubwenge, la minute de sagesse. sobanukirwa ibi. Menya unasobanukirwa ibi, nawe uzitwa umumenyi. Ese umushahara cyangwa se amafaranga uhembwa ku kwezi cyangwa mu gihe runaka uyakoresha iki? Ni iki kintu cya mbere cyise kikuzamo ucyumva ijambo umushahara? Ese ni imyenda myiza? Ese ni ukwishyura inzu? Ni uguhindura ibyuma by'imodoka yawe se cyangwa kujya kumena amavuta? Ni ugusohokana n'inshuti zawe se cyangwa ni ukuyabika? Buri wese afite icyo yahise atekereza acyumva ijambo umushahara cyangwa se amafaranga. Mu by'ukuri amafaranga yawe wayakoresha iki? Igitabo Business Blues kigira byinshi gitangaza ku cyo wagakoresheje burya umushahara wawe cyangwa amafaranga yawe ukiyabona binyuze mu muyoboro wa 50/40 no ku 10. Uti 50/40 ku 10 bivuze iki? Nibyo tugiye kureba mu munota w'ubwenge wo kuri uyu munsi. Aba bahanga banditse Business Blues bagira byinshi batangaza. Iyi 50 ikintu cya mbere isobanuye ngo ukibona umushahara 50% agomba kuhita akemura ibibazo bise needs cyangwa se ibyo ukeneye. Ibi ngibi harimo kwishyura inzu, kugura ibyo kurya, kwishyura amafaranga azagufasha kugenda mu ngendo zawe za buri munsi, kwishyura ibigendanye n'ubuzima aho twavuga nka mutuelle de santé cyangwa se niba hari urwaye akavuzwa, ndetse n'imyenda. 50% y'umushahara cyangwa amafaranga uhawe niyo agomba gukemura ibi ngibi, ku buryo andi yose 50% asigaye nabwo tugiye kureba icyo ashobora gukemura tubikesheje Business Blues. 40% kuko twakubwiye ko ari wa muyoboro wa 50/40/10, none ubwo tugeze kuri 40. 40 rero ikikora ni iki? 40% by'umushahara cyangwa by'amafaranga yawe uhawe agomba kuza akemura by'ibibazo byihutirwa bimwe utagira icyo ukoraho kandi biza bigutunguye. Ikindi, aya 40 ugomba gukuramo amafaranga agufasha kwiyigisha. Ni ukuvuga niba hari ikintu runaka wigira kuri interinete, niba ushaka kwiga amategeko y'umuhanda, niba ushaka kwiga utundi tuntu twose dushobora kugufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi cyangwa se tugufasha kongera ubumenyi mu byo wari usanzwe ufite. Ikindi, 40% agomba kuvaho amafaranga wishyura ibigendanye n'ibyo ukodesha bikagufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi. Urugero, niba waratiye imashini kugira ngo ubashe gukora imirimo runaka, icyo gihe nako ugomba gukura amafaranga yo kuyishyura. Cyangwa se hari ikindi kintu wateye kigufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi, ugomba gukura muri ya 40% y'amafaranga wahembwe. Ibi nibyo bita savings and investments muri iki gitabo cya Business Blues. Hanyuma kandi 10% rero risigaye ry'amafaranga wahembwe, uti havamo iki? Aha niho havamo ya mafaranga uzasohokana ujyanye muri restaurant n'inshuti zawe, mu mahoteli ndetse n'ahandi. Aha niho uzakura ya mafaranga yo kwinezeza ukajya hirya no hino kubyina cyangwa se mu birori bigiye bitandukanye. Niho uzakura amafaranga yo gutembera ubashije ko wavuga ngo mfite gahunda yo kujya ahantu nkaruhuka nanjye nkumva ko ubuzima bumera. Niho uzakura amafaranga yo kugura utuntu ukunda wifuza washatse guhera kera. Naho kandi uzakura amafaranga yo kugura ibigendanye n'ikoranabuhanga, za ekuteri, za flash, ya telefone na twa tundi tuntu twawe wumva ushaka. Ese umushahara wawe iyo uhawe uwukoresha iki? 50% ajya mu gukemura ibibazo by'ubuzima, 40% akajya mu mafaranga ubika ndetse n'ayo ushora ahantu kugira ngo azakubyarira andi, naho 10% rikajya mu byo wowe ushaka, cyangwa ahubwo ayo uhawe ajya mu byo ushaka ukibagirwa kubika amafaranga uzakenera mu buzima buzaza ejo bundi, cyangwa se ngo yakemuze n'ibibazo. Aho ni waba ufite imyenda ukaba warananiwe kwishyura, ukaba nta n'udufaranga na duke ufite kuri konte, nyamara uhora wambaye imyenda ihenze, telefone ya mbere igezeho ari wowe uyifite. Tekereza kabiri ukurikize uyu murongo wa Business Blues wa 50/40/10 kugira ngo ubashe kumenya uko ubuzima bwawe